Hello guys, mumeze mte? Hello. What's up guys? Muliroti abanyabo n'abasebo. Abasebo n'abanyabo. Twasize otya mulungi. Twasuze mulungi. Twasize otya mulungi. Jendi nyabo. Jengu wano. Yagenda pe. Ewana turabasuhuje ikaze kandi nanone turabishimiye cyane. Abakunzi bacu batajya babura ku kiganiro na kimwe bahora bateye agatebe kabisa bahari. Turabasuhuje cyane, turabashimiye cyane bidafite uko bingana. Abantu ba commenting turabashimiye cyane bitagira uko bingana. Abantu bashasha ba subscribing turabashimiye cyane. Abantu bayisharinga bakayihereza abandi mu magroupe n'abashuti babo. Turabubashye cyane. Okay, uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye no gutanga. Ese birakwiye ko abantu batanga hanyuma bakiyibagirwa? Tugire priority gutanga dufasha abandi bantu ariko twebwe tukiyibagirwa. Ese mumaze kubibona muri society? Donc nige tugiye kuganiraho. Jambo ni ryawe ri Uyu munsi ra Formula irakoze. Hari genge gusubiza ibyo bagasubije. Waza nyuma yanjye. Ngo timumedi hejuru. Urumva Jombe birakwiriye ko dutanga nyine urabyumvute. Urumva hari ukuntu umuntu atanga akabigira priority kujya afasha abandi bantu. Wagutumiye mu bukwe wagiye, wakubwiye ngo kanaka inzu yamuguyeho wagiye, byagenze gutyo. Mbese ugafasha ariko wowe ukibagirwa n'izawe byawe byo ukeneye. So ubibona gute muri society? Mbona tutakabaye ari gufasha ari byo tugira priority. Donc twakabaye tubanza kwitaho twebwe ubwacu kugira ngo dufashe, kubera ko usanga kenshi bari abantu witangiye ku rugero rwa nyuma, nyine handi wiyambitse ubusa bukabahereza, wisize hanze mbese bukabahereza. Iyo ugaragaye nabi bamwe muri bo birangira aribo bakuvuze tete. Donc bakaba batarahaye agaciro za mbaraga zawe zo mu bifatika wabahaye. Rero tekereza ko twakabaye twiyitaho twebwe ubwacu hanyuma tukanatekereza abandi. Twakabaye twitekerezaho, twasoza kwitekerezaho tugatekereza no ku bandi. Twakabaye turya ntiduhage, twakabaye tugabana, sinisige hanze ariko kandi nawe nkakwibuka igihe biri ngombwa. Medi, what do you think? Medi, aho kugira ngo dukore ibintu nk'ibyo ngo nagitekerezo ufite turi mu kiganiro ubwo wahaguruka ugasezera abakunzi bacu utazahagarika. Timu Medi hejuru tugomba gutanga. Twiyibagirwa. Uribagirwa Medi uducanganye. Ikibazo wacyumvise? Ako nabagorewe nacyumvise. Hanyuma Tugomba gutanga. hanyuma Ese watanga utihana ugomba kwiyitaho nawe ukabaha ariko gute nyine nike gutanga se muvuga Medi arimo kudupfunyikira mu gafuka nimba ari utumvisha kitubaze ariko urimo kudupfunyikira mu gafuka. wahembwa ibihumbi 100 bivuze ngo urarya 50 utanga 50. ese watanga 50 ukarya 50 naho ariko twabahereza byibuze nka kimwe cyane ariko tugatanga. Okay. Ese buri kwezi niba ufata iryo 100 ugatanga 20 utanze kandi nawe witayeho gahunda zawe zaciyeho. Okay, sawa. Reka nzige. Ntabwo ari buri gihe. Reka nongere mbabaze kubera ko ibintu murimo kuvuga ibintu bitari reyeri, ibintu udashobora gushyira mu bikorwa. None se reka mbabaze, ubundi nimba muvuga ko mugiye kubanza kwirebaho n'abandi mukazabareba, ibyo babyita kwikunda no kwikunda. Ese nyine utagiye kwikunda no kwikubira mu giti. Tekereza ko se Jose utikunze wakunda washobora gukunda undi muntu wowe utabanje wikunda. Rero murimo kwirengagiza ikintu. Hari ukuntu okay mpaye bangahe, hari n'igihe abandi bose bahari ko nkababyo ntashobora kwiga.
ndatanga urugero ndatanga urugero ntabwo ari ukwirarira iyi si iteye mu buryo turi kuri puresha, uburyo abantu bari bukubone, uburyo abantu bari bukuvuge, uburyo abantu bakwakira, uburyo umuryango uri buvuge, uburyo inshuti zawe ziri buvuge. urumva hari ukuntu umuntu akereka mbivuge nko mu bihugu bigira amakwe buri gihe dusubiye nk'iwacu ugasanga muri sama yose buri muntu wese yaragutumiye ufite nk'ubukwe nka 20 sibyo? abo bantu bose ni inshuti zawe, abo bantu bose bari hafi, abo bantu bose bakuziye mu birori, kandi buri wese aragusaba kumutumira. buri wa gatandatu niko uzambara, niko uzatega ukajyayo, niko uzabaterera. urumva ufite abo bantu bose ntawe uri bukuremo. icyo gihe bigenze gutyo rimwe na rimwe biba ngombwa ko wiyibagirwa ukaba wafata n'ideni Imana kugira ngo ugende uhabere umuntu. byumva ntabwo bishyigikiye kugera ku rugero rwo kujya gufata ideni kugira ngo ugaragare kugira ngo twerere batagucicamo ijisho. reka yego ibyo barabikora murabikora nako, ariko njye ntabwo bishyigikiye. Medi ntabwo urisiga iheruheru kugira ngo utwerere, cyangwa urisiga iheruheru kugira ngo ufashe umuntu uri mu kibazo runaka. ariko ntabwo ari buri gihe iheruheru se uvuga niri waba uraye wananiwe kwishyura inzu kugira aha turi utanze uhaye umuntu bw'ikibazo, ntabwo uriyambura amafaranga wari ufite yose, ntabwo uriyambura. tuvuga urugero inzu hano tubyihorere, hano inzu yishyurwa mbere y'ibindi bintu byose. wowe nimba amafaranga akiguca mu ntoki y'inzu uri umuhire. twebwe abari bugende uhabere umuntu. byumva ntabwo bishyigikiye. kugera ku rugero rwo kujya gufata ideni kugira ngo ugaragare kugira ngo twerere batagucicamo ijisho. reka yego ibyo barabikora murabikora nako, ariko njye ntabwo bishyigikiye. Medi ntabwo urisiga iheruheru kugira ngo utwerere, cyangwa urisiga iheruheru kugira ngo ufashe umuntu uri mu kibazo runaka. ariko ntabwo ari buri gihe iheruheru se uvuga niri waba uraye wananiwe kwishyura inzu kugira aha turi utanze uhaye umuntu bw'ikibazo, ntabwo uriyambura amafaranga wari ufite yose, ntabwo uriyambura. tuvuga urugero inzu hano tubyihorere, hano inzu yishyurwa mbere y'ibindi bintu byose. wowe nimba amafaranga akiguca mu ntoki y'inzu uri umuhire. twebwe abari kuri konte ubundi hari amatariki zitangira gucicikana buri wese akuraho aye jwi ugasigarana kuri konte ugomba gusigaranaho. icyo ngicyo ni uko. ariko ngewe ikibazo ndi kubaza ni kimwe, ntabwo umunsi umwe urabona umuntu afite ikibazo ugahita wikuraho amafaranga wari ufite yose. atari ukuvuga ko ufite ahandi uzayakura, atari ukuvuga ko ufite ikindi kintu uri bukore, atari ukuvuga ko wabuze ikintu yakoresha, ahubwo ugahita wikuraho ya mafaranga yose wiyibagiwe ugahita uyatanga. icyo kintu kiratunguranye ariko kiranakomeye, kiretse ari icyo gutabara ubuzima bw'umuntu. nta nubwo ibyo bintu byakunda uri kuvuga. ntabwo wasiba kurya wenda wavuga no kurya bitari ngo nyine ngo wayikuyeho yose. none se ufite abana wareka kubagaburira ngo uratanga make ugire nkaho wisigire? ntabwo bikunda. shoze wowe mpamvu uri kwivuga ni wowe byakubayeho nawe simpamye ko yatanga yego ndumva atari ubwa mbere ushobora kuba ntanze amafaranga nkafata amafaranga nkumva umuntu ambwiye nk'ikibazo, nakumva uburemere bwacyo, nakumva nta kundi kuntu nabigenza, ngahita mfata amafaranga yose nayo mfite nkayamuhera. ukarya iki? umeze pepe. mbese yobewe ko duhaha ku ntuzi, yobewe ko inshuro nyinshi uba ufite nk'ibintu muri stock ariko udashobora kwidepurasa. nese aho ngaho wisigaye uri zero. sheri nuvuga ngo wasigaye uri zero, wumve ko nta na udafite umugati, ubyumva, udafite nk'umugati, udafite amata. se kuba wabyuka ugateka umuceri ukarya n'urubanza. umva nuvuga ngo gusigara uri zero, umbwire ngo na stock ntayo, ngo ayo nari mfite yose nayo muhaye ngo ngenda arya. nzajya nywa amazi kuko amazi niyo duhorana. ntabwo bikora.
cyakora no kuvuga ariko se ko numva murimo guhakana ko abantu batanga bakiyibagirwa barahari murimo kubihakana barahari ariko ni ubujiji kuko na wa wundi wabikore aragaruka akakubonamo injiji nyuma ibyo bintu ndumva murimo gufata mukabishyira kure cyane kugira ngo ntabwo mwe birababa none se mu rusengero ntabwo mumaze kubona ko mu rusengero habaho abantu bitanga ikintu cyose cyabaye uriya muntu akitanga ariko mu by'ukuri usubiye mu rugo ugasanga afite nk'abana 5 buri wese afite nk'igipira kimeze ukuntu kugira bagaragare akantu ko kujya gutanga amabaze umwana yambaye urupira gusa urakoze kubivuga urumva ugafata umukozi w'Imana ukamuhereza baze cyangwa ukamuhereza costume ariko wowe ntabyo ugira ntabwo bikora icyo gihe uburinjiji uburi kwiyerekana nuko gutanga ntikuvuye ku mutima no kugira bakubone gute wambika abantu rata ntabwo ko atari kuvuga ntiwamuke nufashije nawe ubonye yambaye gusa no kubikikuramo niko kujya ukari muhanda kubashye ariko uragira uhaye pasiteri baze y'amadolari 300 wenda nk'urugero madamu wawe mu materaniro ajyana musazi cyangwa se madamu ntabwo arabikoze kuva yawa ayagira ushaka kwiyerekana uri gushyigikira ibishyigikiye ni ukugira bakumenye ntabwo ibyo bintu bikenewe kuri njyewe akenshi usanga bari abantu ari no kugira biyerekane cyangwa se bahabwe n'amapeti mu rusengero bagirwe abakuru b'amatorero bagirwe abadiyakoni nyine bicazwe mu ntebe z'ibyubahiro cyangwa ngo ujye utanga ngo amafaranga ngo buri kwezi ngo uyatange ngo runaka ngo turi gushyigikira umuryango wa pasiteri madamu pasiteri nyine ajyaza ameze akeye na pasitori we n'abana be umwana we yambaye rwa rupira rwa jose ni ubugori nyine ibi bintu mbivuze ibi bintu twabiganiriyeho kubera ko ibi bintu birahari kandi ntabwo bihari buhoro noneho tekereza ko hari abantu batanga amaturo mu rusengero akaba adashobora kubura ituro akaba batanga icya 10 bakaba batanga ibintu byose wasubira inyuma mu cyaro mani ugasanga nyina nta nkweto agira icya 10 cyo ni ngombwa umukristo ubwo nyine ibyo wabonye kuraho icya 10 cy'Imana asigaye yayandi usigaranye ugurireho na mukiyakira ariko impano wawe ikirandukiye icya 10 ngiye ntacyo mfite kukivuga njye ntabwo nigeze nanga icya 10 n'ayo maturo sinayarwanyije no guhezagira umukozi w'Imana nabyo ntabwo guhezagira umukozi w'Imana birakwiriye pe sawa reka Imana imuhezagire niyo ibifite mu bubasha uramuhereza yewe iki kigali tuzagikora ukwacyo mukabyara nuko mumeze uri kumuhezagira iki ahubwo nahezagira abakristo pasiteri fasha imbabare fasha fuzi ikiganiro tuzagikora ukwacyo kubera iki tuzasanga hari imirimo abantu bakorera Imana itari bushoboze kwishyuzwa amafaranga ariko bakeneye gushyigikirwa n'abandi bantu babikunze urugero tutarava aho ngaho wenda tuzabigarukaho ariko urugero byo guhezagira ngo abakozi b'Imana ntabwo tuhezagira umukozi w'Imana hezagira umukristo noneho muzakira nayo mira ndakurahi hezagira abakristo bawe fasha imbabare fasha mu bana witegereza ko ari bo baguhezagira umushahara baheho oya uretse gatoya umuririmbyi uririmba indirimbo za gospel muramukeneye ko aririmba muramukeneye ko arepeta muramukeneye ko aririmba neza naza yambaye ishati imwe buri cyumweru kuzamutuka ngo kubera iki uriya muntu yambara ishati imwe arabaririmbira mu gaheza ngo iyo ndirimbo yadufashije ngo gira uyiririmbe kujya muri studio n'amafaranga kwambara n'amafaranga kubaho n'amafaranga mumukeneye amasaha 24 mutamuhezagira uwo muntu azakorera Imana cyangwa azajya kuririmba sekira ajya kuririmba muri boîte utese tumukenera amasaha 24 nitumukenera 24 ubwo bazagena nayo kumutura okay twari turimo kuvuga ukuntu mugomba guhezagira abakozi b'Imana bahezagirwa gute mubahezagira umuha ishati umuha ipantaro umuha kositimu umuha baze hanyuma umuha amafaranga yo kurya umuha yo kwishyura inzu abakristo se bo bazahezagirwa
kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abarewi abantu bagabura iby'Imana bakwiriye gutungwa n'ijambo ry'Imana rero bo baribwirane mwebwe mujya kuryumva nimwe mukwiye kubatunga. ariko ahubwo numva twahezagira umurimo w'Imana tukaduhezagira umurimo w'Imana gute? Umurimo w'Imana ntiwikora bw'itorero bikorwa nko gufasha nyine gute Abandi bashaka gukora ufasha abababaye ese abakene nibo baririmba ese abakene nibo bacuranga abaririmba bakora amasaha 24. ese wabonye ko umucuranzi bake ariko ababikora nk'umwuga babikora buri munsi. hanyuma se abikoze nk'umwuga ategereje umushahara kurimba ategereje ko Imana bakoresha. hanyuma umukristo nawe witabira amateraniro buri munsi ategereje umugisha kuri nde ku Mana. ariko twari turi ku kintu cyo gufasha no kuri ukiyibagirwa ko gufasha ko tuzafasha tuzama dufasha ibihe byose. Ngende ko kubaza nimba dushaka gufasha tukibagirwa ibyacu byo dukeneye nimba dushaka kubiprioritize. twari tukiri ku kibazo kinabaza ngo ese koko watanga ukibagiza ibyo ukeneye? ntabwo twagira ibya mirenge wenda ngo uvuge ngo n'impaga nibwo nzafasha ariko nanone ntabwo dukwiriye kwiyibagirwa kwisiga hanze ngo dufashe. igitangaje ni uko abadufasha baba banaturusha. ni gute ufasha umuntu ukurusha? pasiteri wowe uri kuvuga pasiteri yaje mu modoka wowe waje n'amaguru wateze akagare agagukeneyeho amaboko amasaha yo guhezagira ngo wikure bijana ngo hezagira umupasiteri pasiteri hezagira abakristo bawe niko byakagombye ndetse umbwiye wenda ngo amafaranga yo gushyira mu kigega cy'itorero abagiye kuvuga ubutumwa n'aha babonye ukuntu nyine amatransport n'iki ariko ibyo kuvuga ngo abakristo ngo bariho ngo bashyira ngo mu kigega cya pasiteri kandi ahembwa afite n'umushahara we abakristo barabagavura pe ngo ni ukuri. ese kutongerejwe kuri kubivuga utongerejwe n'umunyapasiteri batakwirukana? ni ukuri niko byakabaye bigenda. bakagombye gufasha ariko natwe ntitwiyibagirwe kamere. guys ngibyo ibitekerezo twari dufite ku gufasha ukaba wakwisiga iheruheru. njye ku giti cyanjye ntekereza ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu afasha pe akiyibagirwa ukirengagiza inshingano wari ufite bitewe n'ikigezweho bitewe n'icyo ugiye gukora bitewe n'ubushobozi ufite ukaba wakwiyirengagiza ugatanga. ariko ntabwo byabaho buri munsi kandi nanone ntabwo wabikora buri gihe. ubikoze buri gihe byahinduka ibindi bindi, ubikoze buri munsi byahinduka ibindi bindi. ariko rimwe na rimwe hari igihe twiyibagirwa, hari igihe tutiyitaho, hari igihe mvuga ngo aya mafaranga nari kuzayategesha ngiye ahantu runaka, nari kuzishima, nari kuzagira gute, reka nyihorere nyahereza uyu muntu ndimo kubona ababaye, ndimo kubona afite ikibazo gisumba icyanjye, nuko hanyuma bikaba birarangiye. nuko ngo duhezagire pasiteri kandi atari ukuvuga ngo ni ubuzima bwa muntu narokoye, ari ibintu bisanzwe n'ubuzima busanzwe, ari se nk'umuntu ugiye kwishyurira nuko ikayimwishyura ngewe karara hanze. yawe nawe wayishyuye, ariko wenda nimba wari kuzarya isosi ukazarya ibishyimbo gusa. ibyo birumvikana, baba batwumvishaga uburyo kitwareka kurya ngo buri kimwe cyose wari ufite. ntabwo ariko nabivuze, ntabwo ari byo navuze, mwabifashe nabi. tukayigira ibikarito byose ngo by'ukwezi mwanyumvishe nabi. navuze niba ushaka kwishyura kugura amafagitire ngo kuko nta kundi ngo ndugatanga. hari igihe uyatanga pepe, hari igihe uyatanga pe, hari igihe uyatanga sawa nyine hezagira pasiteri. guys mwebwe murabyumva hezagira
murabyumva gute gutanga mukisiga iheruheru bazatubwire uko babyumva bari kubashyira muri koronifoge mwabuze amafaranga y'amafagitire oya ntabwo uravuze ngo wanze kuriha fagitire ugiye gutanga. Okay, so guys, ciao ciao.